muraza guhaguruka bicaye, abari kuza nabo bakomeza. Bajyanama b'ubuzima mukomeze mudufashe, bicaye bahaguruke, bicaye bose bahaguruke. Utuje bicaye bahaguruke, hanyuma bari kuza nabo bakomeza batambuka mu gihe barimo kuza imibiri. Komeze gukurikirane kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo isi iherereye bwa bumwe bwacu mwagaragaje mu kuza gutabara imiryango kuva mu cyumva inkuru kugeza inkomere kwa muganga, gufata mu mugongo iyi miryango yabuze ababo, ariko no komeza kubaba hafi muri iyi minsi kugira ngo twusane imitima badaheranwa n'agahinda. Ni rwa rukundo, ni rwa bumwe nanone dusabwa, kandi mwabigaragaje, turabashimiye. Ababyeyi, bavandimwe, imiryango mwabuze abavandimwe, ababyeyi ndetse n'inshuti, nagira ngo mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere tubanze kubihanganisha tuvuga ngo mukomere cyane. Nazisaba ngo zize kudushimirira Perezida wa Repubulika, kuko uko byagenda kose turemeza ko bino bintu abizi. Ndabasuhuje, mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Ndi kwirimbi rusange ry'umurenge wa Sake, nahaje gushyingurwa imibiri 9 y'abaturage batuye mu murenge wa Jarama. Ngira ngo murabyibuka ko ku nkuru mperuka kubaha yejo hariho nari nabagejejeho inkuru y'abantu bagera kuri 15 inkuba yari yakubise, ndetse 9 muri bo bagahita bitaba Imana. Kuri uyu munsi rero nibwo baje gushyingurwa muri ririmbi rusange rya Sake ryo mu karere ka Ngoma. Ubu tukaba turi kuri ririmbi rero tuje gukurikirana umuhango wo kubashyingura mu cyubahiro. Ngira ngo murabona ko abaturage ari benshi cyane, kandi ni umuhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo guverineri w'intara y'Iburasirazuba n'abandi bayobozi baje kwifatanya n'aba baturage bo mu murenge wa Jarama bahuye n'uruva gusenya ubwo inkuba yabakubitaga bavuye gusarura imyaka, abandi ndetse bavuye kwahira ubwatsi bw'inka, ndetse inkuba ikaza kubakubita, bamwe muri bo bagahita bitaba Imana. Kuri uyu munsi rero nibwo bari gushyingurwa hano kuri ririmbi rya Sake. Turahari kugira ngo tubakurikiranire uyu muhango wo kubashyingura, dukomeza kwihanganisha abanyarwanda muri rusange, tubabwira tuti mukomeze mwihangane kandi mukomere ibi nibyo, ariko kandi ntababwira ngo mukomere kandi mwihangane, nanjye ndi kumwe namwe. Ni hano rero mwirimbi, reka dukurikirane umuhango wo kubaherekeza bwa nyuma mu cyubahiro, kugira ngo bakomeze imiryango yabuze ababo kandi bashyigikire n'igihe kigoye, n'igihe kitoroshye. Amaso yabo ababonye bwa nyuma, ariko kandi dufite kwizera ko nubwo basize icyuho mu muryango, ariko ntabwo bazakomeza kwiba gukora rikandura Imana. Nubane natwe rero muri uyu mwanya tugiye kujyamo, fasha umuntu wese muri twe, kandi ukomeze kutubera imbaraga n'inkomezi, mu izina rya Kristo Umwami wacu, amen. Garariye imiryango yabuze ababo, nitwa umwana w'Ubusirasi, nk'abandi umwe mu babuze ababo kuri uwo munsi. Rero narindi kugira ngo
mbabwire amagambo ngiye kubabwira akubiyemo ibice bitatu ariko bitari buze gutinda. Haraza kugaragaramo guhumuriza, gushimira ndetse no gusaba. Ariko mbere ya byose narindi kugira ngo mbanze mbasangize uko byari bimeze kuri uwo munsi. Ni ukuvuga ngo hari ku itariki 4 mu gicamunsi cy'uwo munsi, ubwo abavandimwe bacu, inshuti, bamwe mu bagize imiryango yacu bari bavuye mu gishanga cya Jarama guhinga ndetse no gusarura, mbese gukurikirana imirimo uko bisanzwe ikorerwa muri icyo gishanga cya Jarama. Rero mu gicamunsi nibwo abo bagenzi bacu, ubwo bari bakimara kugera i Gasozi, hahise hakuba imvura bigaragara ko yari nyinshi. Rero bamwe muri bo babashije kwihuta kugira ngo bajye mu mago, abandi imvura ibasangaho bagitunganya ibyo bari bavanye mu gishanga kugira ngo bazamuke. Rero ubwo batunganyaga ibyo bintu imvura ikagwa, nibwo bahise bihutira kugama mu nzu, bose bajyamo barugama. Bamaze kugama nibwo inkuba yabakubitaga ibasanze muri iyo nzu. Cyabaye ikibazo kitumvikana, kitanagaragara, kuko bamwe muri twe ntitwabashije guhita tubyakira ngo tunabyumve. Ubwo rero hakurikiyeho ko inkuru zivugwa, abafite imbaraga n'abatazifite, dukora ibishoboka byose kugira ngo tuze gutanga inkuru tuziriho. Ahakoreshwaga iminota 10 hakoreshejwe iminota 2. Tuhageze dusanga koko iki kibazo bakitubwiye niko kimeze. Ubwo twahise twihutira natwe gutabaza inzego, ubuyobozi, dukurikije uko inzego z'igihugu cyacu cyubakitse. Turahamagara, abandi turababwira, bariruka bajya kureba abo bishoboka bari hafi, baraza hanyuma batugeraho. Aho nshima rero nuko muri uko gutabaza, bimwe navuze ko ahagendwaga iminota 10 hagenzwe 5, nemeza ko ari n'ahagendaga isaha yose ashobora kuba harakoreshejwe iminota nk'icumi, kuko uwo mwanya inzego z'umutekano zahise zitugeraho, ingabo na polisi, daso, umudugudu, akagari, umurenge, abaganga bose baraza, kuko twari turi guharanira guhururiza byanze bikunze kugira ngo turebe niba hari ababa bakihumeka. Biza kurangira hari abari barimo bagihumeka. Izo nzego mbabwiye uko zikurikiranye, turafatanya tubasha kugira abarokokamo, ariko izo nzego zibigizemo uruhare cyane, kugeza ubwo byageze mu masaha nk'aya saa 6:30, saa 7, tukiri kumwe n'umuyobozi wacu w'akarere mu mvura itari gucya, kuko yageze ahirongera iragwa mu kiziba kitagira uko kingana, kuko wabonaga ni umunsi twabonaga udasanzwe muri icyo gice duherereyemo umurenge wa Jarama. Ni ibintu byari byahinduye isura, kuko twumvaga ko kuva, turabizi ko abantu umuntu apfa, ariko batubwiye ko mu mateka ibyo bitige nk'ubiza igakubitira rimwe abantu 9 bose bagapfa. Ubwo rero nkomeje gushima, ndagira ngo inzego zose
uko zubakitse mu gihugu cyacu, zubakitse neza, zose ndazishimira, ndetse nkanazisaba ngo zize kudushimirira Perezida wa Repubulika, kuko uko byagenda kose turemeza ko bino bintu abizi, kuko abaye atabizi arabizi. Uko byagenda kose mumudushimirire. Turashima kandi uburyo twabashe gukomanga gusaba, hanyuma icyifuzo cyacu kigahita cyubahirizwa, uko byari byatuyobeye aho byari bigeze ko umuntu ari bujye gutabara akabura hatabara. Wajya gutabara kwa murumuna wawe ukibaza niba so wanyu uri bumusige. Wajya gutabara kwa nyokorome ukibaza niba muramu wawe ari busigare. Bita bitubana ikibazo. Ubu buryo rero bwo guhuriza hamwe iyi mibiri y'abacu kugira ngo ibashe gushyingurwa hano bwaradushimishije cyane, kubwo habayeho ko abo bantu bose umuntu ari buze kuba abaherekereje rimwe, mu gihe iyo byari kuba bashyingwa ahantu hatatanye tutari bubashe kuvuga ngo aba barashyinguriye isaha, aba bashyinguriye isaha, hanyuma ngo abashe kuhagera hose abaherekeza. Rero ndahumuriza imiryango yacu yabuze abacu batuvuyemo, ariko murabona ko turashyigikiwe, igihugu cyacu kirubakitse, murabona inshuti n'abavandimwe, murabona abayobozi, kuro nta mpamvu yo kwiheba, mwihangane, turi kumwe n'abavandimwe, turi kumwe n'inshuti, turi mu gihugu gikomeye cyitaye ku muturage. Muhumure rwose, ubuzima burakomeza, tuzakomeza tubeho. Ntara yacu y'Iburasirazuba, banyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano ku ntara no ku karere kacu, banyakubahwa Perezida w'inama njyanama n'abandi bajyanama, banyakubahwa ba Visi Meya, ba Gitifu, ababyeyi, bavandimwe, imiryango mwabuze, abavandimwe, ababyeyi ndetse n'inshuti, nagira ngo mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere tubanze kubihanganisha tuvuga ngo mukomere cyane. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, turabashimira ko kuva iki kibazo kiba cy'abaturage bacu mu murenge wa Jarama bakubiswe n'inkuba, mwatubaye hafi. Kuva ku buyobozi bukuru bw'igihugu cyacu, namwe ubufasha bukenewe, inama zikenewe kugira ngo tubashe kuba hafi iyi miryango mwarabuduhaye, niyo mpamvu tubashimira. Ariko dushimira n'abaturage b'umurenge wa Jarama kuko babaye hafi cyane iyi miryango, ari guhera ku bari bamaze kwitaba Imana, ku bari bakeneye ubuvuzi, kubageza ku kigo nderabuzima, kubatwara ku bitaro, barahabaye. Abaturage benshi bari bahari. Dushimira cyane inzego z'ubuzima, kuva ku bitaro bikuru bya Kibungo, ikigo nderabuzima cya Jarama, habayeho kwitanga kugira ngo abari basigaye bafite ubuzima bakomeze kugira ubuzima. Aka kanya rero twagira ngo dukomeze kwihanganisha imiryango yabuze aba bavandimwe, ariko nk'ubuyobozi bw'akarere tunavuga ko twamaze gusesengura imibereho y'iyi miryango. Abafite ibibazo twarabamenye kuko dufitemo abana, umwana wabuze nyina kandi wenda papa we nawe ntawe uhari, tukagiramo umwana w'uruhinja w'amezi 15 wasigaranye na se, tukagiramo abasaza, umusaza n'umukecuru babuze umwana n'umwuzukuru, ubwo n'abandi babashamikiyeho.
abo bose nyakubahwa gavana turabizeza ko dukomeza kubaba hafi kugira ngo dukurikirane ubuzima bwabo, imibereho yabo. Abo bana bakiri bato bakomeze, niba bigaga ishuri bakomeze bige, nta kindi kibayeho kibabuza, ndetse n'iyo miryango dukomeze kuyishyigikira nk'uko twakomeje kubikora iki kibazo kikiba. Ndumva rero nta byinshi mfite byo kuvuga uretse gukomeza kubakomeza. Ibyago nyine ntibiteguza, kandi ariko nanavuga ngo dukomeze tugire amakenga. Dufite abaturage benshi nyakubahwa gavana bakoresha ikibaya gihingwamo, ariko dukwiye kugira amakenga haba mu kibaya ndetse n'imusozi, cyane cyane dukomeza gukurikiza amabwiriza tugirwa n'inzego z'ubuyobozi. Bishobora kuba inkuba cyangwa se bikaba n'umuyaga usenyera abantu cyangwa ibindi biza, ariko amabwiriza duhora tuyaganira n'abaturage mu nteko, mu muganda n'ahandi. Kandi ntekereza ko wenda ibintu nta nubwo twavuga ngo n'ubwa mbere habaye abantu benshi bagendeye rimwe, ariko ikiza cy'inkuba ubundi hambere twigeze kugira umubyeyi wakubiswe n'inkuba nawe yitaba Imana. Ariko icyo dusabwa ni ukwirinda. Twebwe tugihari dukurikiza amabwiriza kandi tuzakomeza kuyamenyesha. Rero nagira ngo nanone nshimire minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ko nabo batubaye hafi kandi bakomeje kutuba hafi. N'intumwa ziri hano nabo turabashimira, bakoze cyane. Mukomeze kwihangana, mukomere, kandi abatashye nabo Imana ibahe urugo ridashira. Ko ahantu hahurira abantu benshi hagombye kuba hari n'imirinda nkuba, ariko ibyo ndabizeza ko tuzakomeza gufatanya n'inzego zibishinzwe, yaba ari mu iteganyagihe kugira ngo tuburirwe, ariko yaba inzego z'ibanze mu gukurikirana ko mubishyira mu bikorwa nk'abaturage banumvira. Guverinoma y'u Rwanda kandi irebera umuturage muri ibi byago twagize. Meya yamaze kubigarukaho ko yakomeje kuba hafi imiryango kugira ngo dufatanye mu guherekeza aba batuvuyemo. Harimo ababuze ababyeyi babivuze, harimo ababuze abana, harimo abasigaye ari imfubyi. Abo bose guverinoma irakomeza bakurikirane. Harimo n'abagize ibibazo by'ihungabana cyangwa se bagakomereka kugira ngo bavurwe, bitabweho, ariko n'ubundi bufasha burenze gushyingurwa n'imiryango ikeneye bikomeza bikorwe. Ibyo gushimira ko guverinoma ikomeje kuba hafi umuturage, yaba ari mu byiza ariko no mu byago. Twese uko turi hano twaje guherekeza abavandimwe batuvuyemo mu byo twigishijwe mu ijambo ry'Imana. Muri ibi turi kubabwira mu gukomeza kwiyubakira ubwo budahangarwa no kwiteganyiriza no kwizigamira, ni ukugira ngo tudakomeza kureba mu kirere runaka cyangwa se utuya cyangwa uturuka. Bwa bumwe bwacu mwagaragaje mu kuza gutabara imiryango kuva mu cyumva inkuru kugeza inkomere kwa muganga, gufata ngo iyi miryango yabuze ababo, ariko no gukomeza kubaba hafi muri iyi minsi kugira ngo twusane imitima badaheranwa n'agahinda. Ni rwa rukundo, ni rwa bumwe nanone dusabwa, kandi mwabigaragaje, turabashimiye. Ndasoza nongera kwizeza imiryango yabuze ababo, nkuko nari mbigarutseho ko mu bikorwa byiza ariko no mu nshingano guverinoma yacu ikomeje kugaragaza mu kwegera umuturage, tuzakomeza kubaba hafi. Abana bajye kwiga, abagizweho ingaruka mu buryo bwa mikoro cyangwa mu buryo bw'ihungabana, tubabe hafi, tubaherekeze. Ntago muri mwenyine, ntago muri mwenyine, muri kumwe n'abaturanyi, muri kumwe na leta yacu, muri kumwe na guverinoma, muri kumwe n'inzego kugira ngo ibi byago bitabaherana. Ariko natwe twese turi hano
dukomeze iyo gahunda navuze hejuru yo kuvuga tuti ese aho ndibuka ko igisenge cyanjye kiziritse, uyu munsi turi kuvuga inkuba yadukozemo, ariko ushobora kuza ari umuyaga gatwara cya gisenge. Ese umurima wanjye harimo miringoti kugira ngo imvura nigwa idatwara ya fumbire n'ibyo nahinze? Ibyo nibwo bufatanye, nibyo dukomeza gukangurirwa kugira ngo mu gihe twagize ibyago dushingura abacu mu cyubahiro, ariko tunakomeza amaso imbere yo kuvuga ngo ejo tuzabaho dute, tuzunga ubwo bumwe dute, tuziteza imbere gute. Mukomere, ndabakomeje mu izina rya guverinoma, turabihanganishije no mu izina ry'ubuyobozi bw'intara turabakomeje. Murakoze cyane. Murushyireho kubera ko n'ubundi nicyo gikorwa cyari gikurikiyeho. Mwakegera hano. Murakoze nyakubahwa visi meya, ubona ubundi araza no kudukomereza igikorwa cyo gushyiraho indabyo. Hanyuma ababyeyi nabo badushyiraho ururabyo. Badushyiraho ururabyo. Murakoze, turabashimiye. Mwakomeza noneho hano. Mwegere Patrick. Abaduhera indabyo ebyiri. Murakoze. Mwasubira mu myanya yanyu. Mama wa Elwa umuhe ururabyo. Mama wa Elwa umuhe ururabyo. Indabyo ebyiri. Mufasha, barakoze. Ababyeyi nabo bashyiraho urundi rurabyo, hanyuma bagakomereza ku isanduka irimo umwana Elwa uba hafi, umudamu we. Mwamufasha. Indabyo ebyiri, hari abana be, hari umudamu we n'abana. Mwagenda mugashyiraho ururabyo umudamu we n'abana. Murakoze. Hanyuma ababyeyi be n'abavandimwe be nabo mukabashyikiriza ururabyo bakarushyiraho. Mumufashe, bamufata. Ako gato mwagaterura, abandi begereza ururabyo. Yego. Ako gato mubegereze. Murakoze. Mwakisubirira mu myanya yanyu. Murakoze. Murakoze. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, tugiye gushyira indabyo ku baturage bacu. Dufitemo abana bato Elwa na Theoneste. Nyakubahwa Perezida, turagira ngo tubasabe muze babahe ururabyo. Beransira dufashe, muzane indabyo ebyiri, rumwe rujye kuri Elwa. Beransira mwazana indabyo ebyiri, rumwe rurajya kuri dushyiriho indabyo kuri abo bana bombi uko ari babiri. bakadushyirira kuri Mutoni Wase.
muratuzanira ururabyo. Nyakubahwa Meya, adusabe. Murakoze. Murakoze cyane nyakubahwa visi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Ngoma, nyakubahwa mushyitsi mukuru, abanyacyubahiro mwese muteraniye hano, namwe imiryango yagize ibyago. Igikorwa kigiye gukurikiraho ni icyo kujya gushyingura. Reka rero dusabe umuyobozi, hanyuma dukurikiranire aho turi. Abayobozi mu itorero rya ADEPR badufashe mu muhango wo gushyingura, hanyuma ibindi turaza kugaruka hano twari dukomereza igikorwa cyo gukaraba tunagana ku musozo.